Kugeza ubu impaka ziracyari zose ku rupfu rwa Tupac. Hari na bamwe bavuga ko yaba akiriho, bakabishingira ku ngingo nyinshi zitandukanye bagenda bagaragaza. Ariko amateka yo yerekana ko mu ijoro ryo ku ya 7 Nzeri mu mwaka w'1996 aribwo uyu muraperi yarashwe. Nyuma y'iminsi 6 aza gushiramo umwuka, abafana be barira ayo kwarika. Tupac Amaru Shakur cyangwa se Makaveli, amazina yose yakunze kujya yiyita, yavutse tariki ya 16 Kamena mwaka w'1971, avukira Harlem ho muri New York. No muhungu rero wa Afeni Shakur ndetse na Bill Garland, numwe mu baraperi bamamaye cyane muri injyana mu myaka ya za 90. Yagurishije amakopi asaga miliyoni 75 ya albums, ndetse kugeza ubu aracyafatwa nk'umuraperi w'ibihe byose. Bivuga ko amazina ye nyakuri ari Parrish Crooks, byaje guhindurwa ko nyina yatinyaga ko abanzi be bazagirira umwana we nabi, dore ko yaranafitanye ibibazo na guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gutandukana n'umugabo we, mama wa Tupac yaje kubana na Mutulu Shakur, aribwo amazina ya Tupac yahinduwe hajyaho Shakur. Tupac rero yatangiye guhura n'ibibazo kuva akiri umwana. Yavutse sekuru yaratawe muri yombi ashinjwa kwica umwarimu mu mwaka w'1968, mu gihe umugabo wa mama we nawe yari ari ku rutonde rw'abantu bashakishwaga na FBI mu mwaka w'1982. Akaba yarashinjwaga kuba yarafashije mushiki we gutoroka uburoko ubwo yari afunze nawe ashinjwa kwica umuntu. Umugabo rero wa nyina yaje gutabwa muri yombi mu mwaka w'1986. Tupac akaba yari afite abavandimwe 3, mujya mubumva no muri zimwe mu ndirimbo ze. Hanyuma mu mwaka w'1986 umuryango wa Tupac warimutse ujya muri Maryland. Icyo gihe yararangije umwaka wa 2 w'amashuri yisumbuye. Bagezeyo bagiye kumushakira ishuri ryigisha ubugeni, yiga ibijyanye no gukora imivugo ndetse na jazz. Igihe yigaga mu ishuri rero Tupac yahawe ibihembo bitandukanye by'uko ari we wari umuraperi mwiza. Igihe cyose habaga ibitaramo yarigaragazaga muri iri shuri, kandi yibukwa nk'umwana wamenyekanye kubera kwitwara neza mu bandi bana, kumenya kurapa no gushobora kumenyerana n'abandi bana uko baba bameze kose. Tupac yakundanye na Jada Pinkett, ubu ngubu yitwa Jada Smith, ni umugore wa Will Smith. Icyo gihe Tupac yakundanaga n'uyu mugore bakiri abana, kugeza igihe Tupac yapfiriye bari bakiri kumwe nk'inshuti. Tupac yatangira kuzamura ubumenyi bwe bwo kurapa mu mwaka w'1990, atangira no gukora indirimbo. Muri uyu mwaka yahise asohora album ya mbere. Mu mwaka w'1993 yakoze album ya kabiri. Umuziki wa Tupac wibandaga cyane ku birabura, ubwigenge, akarengane, ubukene n'ubugome bw'abapolisi. Bamwe mu bantu Tupac yashakaga kwigana harimo William Shakespeare, Nicole Machiavelli, Donald Goines, Sun Tzu. Abenshi muri abangaba n'abagejejeho mu ijambo ryahindura ubuzima. Tupac yanabigarukagaho cyane mu ndirimbo ze. Tupac nta dini na rimwe yemeraga, gusa zimwe mu ndirimbo ze nka Only God Can Judge Me nimwe mu mvugo ze zagaragazaga ko yemera Imana. Tupac rero yagiranye ibibazo bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akenshi akaba yarabazwaga amagambo ari mu ndirimbo, wasangaga avuga ku birabura. Kenshi iyo mu bitaramo bye habaga nk'ikintu kitagenze neza, kuko hari n'igihe abantu barwanaga bashaka ko abasinyira autograph bakanarasana. Ibi byose rero byaramubazwaga, rimwe na rimwe bakanamufunga, akanatanga amafaranga menshi y'amande. Igihe 1993 uyu muraperi yatawe muri yombi na bagenzi be bashinjwa gufata ku ngufu umugore wo muri hotel, nubwo yahakanye ko ntabyo yakoze,
ntibyamubujije gufungwa, ndetse amaze kurangiza igihano agisohoka muri gereza yahise asubizwamo kubera ukuntu yitwaye bamufunguye. Icyo gihe yahise asabirwa kumara iminsi 120 mu munyororo. Mu gushyingo rero umwaka w'1994 habura umunsi umwe ngo aburane icyaha cy'ubusambanyi yaregwaga, yarashwe inshuro 5 kubw'amahirwe ntiyapfa. Nyuma yo kuva mu bitaro byahise bimwakira, amaze kuraswa yahise ajya mu rukiko kuburana ibyaha bigera ku 9 yaregwaga, ahamwa na 3, ku bindi 6 aba umwere. Yahise akatirwa igifungo kiri hagati y'umwaka n'igice n'imyaka 4 n'igice kubera icyaha cy'ubusambanyi cyari cyamufashe. Kuva rero umwaka w'1995 yakoraga igihano mu buroko, anasohora alubumu. Tupac rero yabaye umunyabigwi kugeza ubwo yaraswaga. Yarashwe inshuro zigera kuri 4, arasirwa hitwa Las Vegas nyuma yo kureba umukino w'iteramakofe wari wahuje Tyson na Seldon. Kugeza ubu impaka ziracyari zose ku rupfu rwa Tupac. Hari na bamwe bavuga ko yaba akiriho, bakabishingira ku ngingo nyinshi zitandukanye bagenda bagaragaza, ariko amateka yo yerekana ko mu ijoro ryo ku ya 7 Nzeri mu mwaka w'1996 aribwo uyu muraperi yarashwe. Nyuma y'iminsi 6 rero nibwo haje gutangazwa ko Tupac yashizemo umwuka. Mu rwego rero rwo kuzirikana itariki, munyemerere ngaruke kuri amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuzwe n'uyu muraperi w'umunyabigwi Tupac. Abamukunze mwese nizere ko volume zose mwamariyemo. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ntukizere ibyo wumvise byose, ahubwo burya amaso nyayo amenya ibinyoma bya nyabyo. Tupac yaravuze ngo iteka ryose mama wanjye yahoraga ambwira ati, niba udashobora kubona ikintu cyatuma ubaho, shaka basi cyatuma upfa. Kuri nyina wa Tupac ugomba kubaho neza cyangwa ugapfa. Shakisha uburyo ubaho kandi ubeho neza, aho kubaho imyaka 100 nk'intama uriho utariho, wabaho imyaka 10 nk'intare. Tupac yaravuze ngo ubuzima ni ikizamini kandi amasomo aturuka mu makosa. Gusa impano iruta zose muri ubu buzima ni ugukora ikinyuranyo. Yaravuze ngo inyuma ya buri nseko nziza haba hari ikintu kibabaje udashobora kubonesha amaso cyangwa ngo wumve uburemere gifite. Inyuma ya buri nseko nziza haba hari ububabare udashobora kumva. Tupac yaravuze ngo igihe nari njyenyine nabuze epfo na ruguru, nasabye inshuti zanjye kumfasha ariko nta n'umwe waje uretse Imana yonyine. Igihe nari mu bubabare nta muntu n'umwe nabonye uretse Imana yonyine. Igihe nari nkeneye umwuka wo guhumeka nta muntu n'umwe nabonye uretse Imana yonyine. Igihe nari mu gahinda gakabije nta muntu n'umwe nabonye uretse Imana yonyine. Igihe nari nkeneye ibisubizo by'ibibazo byanjye nta muntu n'umwe nabonye uretse Imana yonyine. Iyi niyo mpamvu iyo mbajijwe uwo nahariye urukundo rwanjye nta kuzuyaza mpita nsubiza ko nta rindi zina nshaka kumva mu matwi yanjye uretse Imana yonyine. Tupac yaravuze ngo urupfu si cyo gihombo gikomeye kuri iyi si, ahubwo igihombo gikomeye ku isi ni ugupfa uhagaze, kubaho utariho. Aranavuga ngo niba uretse umuntu akavuga igihe kirekire bihagije, nibwo uzumva imigambi ye ya nyayo. Bityo rero ujye wumva kabiri ariko uvuge rimwe. Hari umufilozofi wavuze ngo niyo mpamvu Imana yaduhaye amatwi abiri ariko ikaduha umunwa umwe, kugira ngo twumve cyane ariko tuvuge gake. Tupac yaravuze ngo kuvukira muri ghetto ntibivuze ko utatura muri shato. Ni bya bindi bavuga ko kuvuka ukennye atari ikosa ryawe.
kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ahubwo ni ikosa ry'ababyeyi bawe, ariko gupfa ukennye ni wowe bizabarwaho. Tupac yaravuze ngo Imana izacira urubanza umutima wanjye, umwana w'umuntu we azacira urubanza ibikorwa byanjye. Aranavuga ngo nzi neza ko ndi mu bihe bibi, ariko mpora nibuka ikintu kimwe gusa: nyuma y'umwijima hari umunsi buzacya. Aranavuga ngo sindi intungane, ariko nzahora ndi umunyakuri. Tupac yaravuze ngo ubuzima ni nk'uruziga rw'amahirwe, ruhora ruzenguruka. Umunsi rwakugezeho nawe uzahirwa. Uyu mugabo yaravuze ngo sinjya ntsindwa mu buzima, ndatsinda cyangwa nkabikuramo isomo. Kuri yo gutsindwa ntibibaho, igihe cyose byamusigiye isomo. Tupac yibajije ikibazo ngo ese ni icyaha kurwanirira ibyawe? Kuba warwanira ibyawe hari icyaha kirimo? Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buguha ibyo wabuhaye. Hora utanga ibyiza rero niba ushaka ubuzima bwiza. Burya nta kintu kikubaho nta mpamvu. Ubuzima bugusubiza ibyo watanze, ubuzima bugusubiza ibyo wabibye. Niba hari abantu benshi bamwenyuye ku bwawe, nawe witegura ibitwenge mu minsi iri imbere. Ariko niba hari abantu benshi basutse amarira kubera wowe, amarira imbere nawe aragutegereje, kubera ko ubuzima buguha ibyo wabuhaye. Tupac yaravuze ngo ibitarabashije kunyica nibyo byanteye imbaraga. Sinibaza impamvu buri wese ashaka kuntege kuko mbaho. Aranavuga ngo ese nimva zingahe dukeneye guhamba kugira ngo tubone ko bigoye kubaho muri ubu buzima tudafite Imana? Dukeneye guhamba abantu bangana iki kugira ngo tubone ko bigoye kubaho muri ubu buzima tudafite Imana? Aranavuga ngo abantu b'abanyakuri nta nshuti nyinshi bagira, ntibikagutera ubwoba. Hari amahame Tupac yagenderagaho mu buzima. Ba wowe ku giti cyawe, wige cyane, ugorore intekerezo zawe, kandi ntukizere umuntu n'umwe. Tupac yaravuze ngo ntabwo ushobora kuba inshuti isanzwe y'umuntu mwigeze kugera kure mu rukundo. Ngo ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora kuba inshuti isanzwe y'umuntu mwigeze kujya kure mu rukundo. Burya umu ex wawe kugira ngo ube inshuti yisanzwe ntabwo bipfa kubaho. Kuri Tupac ariko ntabwo ushobora kuba inshuti isanzwe y'umuntu mwigeze kujya kure mu rukundo. Mu magambo yose Tupac yavuze muri iki gice, reka nyasoreze kuri iri. Yavuze ijambo rikomeye ngo kugira inshuti nkeya ni byiza. Ukugira inshuti nkeya ni kugambanirwa gakeya. Kugira inshuti nkeya ni byiza. Ukugira inshuti nke niko n'abagambanyi kuri wowe baba bakeya. Aya rero namwe mu magambo yavuzwe na Tupac. Mu minsi iri imbere nzabagezaho n'ikindi gice. Iri jambo ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel Dash TV. Genda ukore subscribe, tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Dash TV. Ushobora no kunkurikira kuri Instagram, nitwa Dashim 250, Dashim 250.